Nongere mbasuhuze mwaba muri mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa muri hanze y'u Rwanda mbabwira ati mukomere cyane kandi Imana ikomeze ibamembere aho muri hose nkuko mukomeje kubimenyera murabizi twabuze umupasiteri wacu Pasiteri Theogene nkaba ngiye kwakira umwe mu bana yabashije kuba yavana mu biyobyabwenge bakemera Agakiza kandi bakemera kuyoboka inzira nziza pasiteri yari yarabanyujijemo dore yuko ngati igeza namutenguha mu byo yamufashije ngo ni byinshi. Amakuru yawe musore? Amakuru yanjye ni meza, urumva nta gahinda ni n'umubabaro ntago twishimye ariko tugomba gukomeza tugashima Imana kuko rwose ngewe natakaje umuntu ku giti cyanjye ariko ntago ari ngiye gusa muri rusange isi yose mu Rwanda abantu bakunda Imana n'abatayikunda ndetse n'umuntu wese wumvaga inyigisho z'uriya mubyeyi wacu z'uriya muvandimwe dore ngaho ku Gasemanga niho yakuriye yatsanze mu biyobyabwenge yarambwirije yangiriye inama nyinshi cyane twaricaranye aravuga ati muhungu wanjye dore ukunda itabi ariko ntago wazarimwa ngo ugeze aho nagejeje aho njyewe nagejeje noneho kugira ngo abantu babashe kukumenya wo tugiye kuganira ugiye kubwira ubuhanya bwawe abadukurikiye hano kuri kamera za But TV amazina yawe bakwita nde maze dukomeze? Nitwa Dushimimana Olivier niyo mazina yanjye y'ababyeyi. Ukaba ukomoka he? Dushimimana Olivier nkunuka Igisenyi urumva nawe nageze I Kigali ndi umuhigi nshakisha ubuzima nk'abandi bose nanjye mpura n'ubuzima bubi Pasiteri Theogene nsanga mu bwo buzima bubi nanjye narakubiswe nabuze icyo ndya ndi ku muhanda aramfata ngira inama icyo gihangurira amata yo kunywa aramfata arambwira ati muhungu wanjye nta kintu na kimwe wazakora cy'ububandi nta mibereho mibi wazahura nayo inkiyo nahuye nayo ntago uzahangayika nkuko nahangayitse rwose icyo kintu nanjye kinkora ku mutima mbasha kugenda mvuga ati Mana yanjye nanjye uzamfasha uko wafashije uriya muntu basi nawe nzagera icyo nimarira. Naje kugenda rero ntangira kujyana impanga utuntu two turimo nkacuruza udufuka tunobona abantu bagura 100 tuno dufuka abantu bagura 50 nza kuza kubona nta kivamo birongera icyo gihe nayo ni ibyo muntu ibihumbi 12 ndavuga ati no kanje kande ko hari ikintu nakora wenda impamvu yakijijwe nuko hari icyo yafashe ubwo ngo aza ko yaje kumpa nimero arambwira ati basi nujye ugira ikibazo ujye umpamagara Theogene nibigenda neza nzaguhamagara nkagufasha cyase nkakubwira. Amaze kuguha nimero ese waba waramuhamagaye nkuko yari yabikubwiye tubwire? Yakomeje kujya muhamagara kuri telefone akampumuriza akambwira ati mwana wanjye gubwa neza tuse konje gutanga ibyo kurya ndakubonaho ngo nguhe akampamagara rimwe na rimwe ubwo nafataga nimero nabaga noneho byageze aho ngo mbura nimero yiwe ariko aho yaduheraga ibiryo mu mashyirahamwe n'abandi bana bose bo mu muhanda twari tuhazi icyo gihe rero iyo tariki nayo imaze kwifata mu mutwe yagera cyangwa uwo munsi najyaga nahanyura nkacunga kugira ngo naza gutanga ibyo kurya ntaza kuza kubiburaho nkajyayo rwose akadufata neza akadufata nk'abana be uriya mubyeyi ngewe mutekereje n'agahinda kaza. Hari video nigeze kubona yabatumiye mu rugo iwe muri iyo video nanakubonyemo pasiteri muri gusangira ku isahani imwe mwese murisha intoki ese usangiye na pasiteri muri wowe byaguhaye iyihe shusho muri wowe kuba uri gusangira n'umuntu w'umupasiteri kandi umuntu utari kwijena utari kureba uburyo musa uburyo mwambaye akemera agasangira namwe n'intoki? Uriya ni umuntu mwiza cyane kandi Imana izamuha hejuru rwose ndarimusabiye pe kubera ko ntago yijenaga yaravugaga ati muri abana bo mu muhanda nanjye navuye mu muhanda kandi namwe birashoka ko mwavayo ukumva ari umuntu uguhumuriza akavuga ati mukaraba amazi nawe utazi gufata isabune bitewe nuko ntago twaga tuyibona wawe utazi gufata igikombe buriya nubwo twari bakuru twageze iwe ariko hari ibintu byinshi yabanje kutwigisha avuga ati mwihangane mumfashe mwihangane murye mwishime mwumve ko namwe Imana ibakunda mwumve ko namwe muri abana b'u Rwanda. Hari ubuzima bwa pasiteri yaciyemo ibintu byagiye bimugora ariko mu guca muri ubwo buzima bubi ntiyigeze yirengagiza
abo yasize inyuma, ahubwo yakoranye imbaraga cyane, akorana imbaraga ze zose ariyima kugira ngo hari abana bagomba kurya bo mu muhanda, hari abana agomba kugirira neza, akaba yabakura muri buriya buzima. Ese mupasiteri cyangwa nawe mudiyakoni aho uri hose, wowe uri gutekereza iki muri wowe? Ese iyi shusho pasiteri Theogene yadusigiye, wowe hari icyo uri kwibwira muri wowe? Ese ni ikihe gifatika, ni ikihe cyigisho wowe wakuyemo, cyangwa ni ukwifata amafaranga ukibikira ku mufuka ukinezeza, ukurira indege ukigira hanze? Dore yuko pasiteri Theogene hari n'umupasiteri umwe w'umudamu wabashije kuba yamwishyurira itike y'indege n'umugore we ngo abashe kuba bajya kurya ubuzima hanze, nk'uko Chita yabitubwiye hariya umunsi wo gusezeraho umupasiteri wacu. Ariko ntabwo we yabashije kuba yagenda ku bw'abana yari afite mu rugo bakeneye kurya, ku bw'abana batari bishyuriwe amashuri kandi yagombaga kwishyurira. Ese mupasiteri nawe gera ikirenge muke, ikivi yasize nawe uzacyuse, cyangwa utari n'umupasiteri uri n'umukristo cyangwa uri n'umubosi usanzwe, uzajya ugira gufasha muri wowe. Ukimara kumva papa wawe yitabye Imana, wowe muri wowe wumvishe umeze gute? Sinkubeshya munyamakuru, iyo ngeze ku ingingo njye niyo njye kubivuga birananira. Uriya mugabo yambereye urugero. Uriya mugabo sayizi ngizi, aka gasura ubona afite, uyu mubiri ubona afite, nawe ugize kubera we. Ubu bwenge naje kugira, njye naragenda avuga ati none se umunsi umwe aduhereza ibiryo, hari amashyirahamwe twicaye yabipakiye mu modoka arabizana, yongera kudutumira tujya niwe turarya. Nawe nakomeje kwitekereza ndavuga ati se Mana yanjye, uyu muntu ko yabaye mu buzima bubi nk'ubwo nabayemo, njye n'iki nakora kugira ngo nanjye byibura isi izarangire, cyangwa nzashimisha umuryango, nanjye nzabeho neza nkawe. Nibwo nabwiraga abantu, natangiye ncuruza udufuka, nza kuza kubiranga. Ndi umuntu w'umusore, biba ngombwa ko njya ngura indimu nkazizunguza, nkashyira mu kadobo. Rimwe na rimwe nkabura abakiriya, bikarara bihombotse ngahomba. Nanga gucika intege, ndavuga turiya muntu yaza kuza gucika intege bitewe n'ukuntu adusura akatubwira ati abantu baransakaga mu rusengero pe, nubwo baramusakaga, ariko nanjye ubwanjye no muri karitsiye niyo bambonye hari akantu yavuze ati yajyaga yicarana n'abakristo bagahita bafata amashakoshi yabo bakayiyegereza, bakeka yuko yabakorera mu mufuka. Nyamara ishusho urimo, iyo uri mu bibazo nk'ibyo ngibyo, buri muntu wese akubonamo nk'umujura. Ese ni ukubera iki buriya buri abantu bakunda kubona umuntu wambaye nabi yaje mu nzu y'Imana bamukekamo umujura? Abantu rero bafite imitima nk'iyo, Imana ijye ibababarira rwose, kuko nta muntu ushobora kuza kwiba mu rusengero. Kandi nubaza umuvumo yakora mu rusengero, waba urenze n'indi yose. Ariko njye hari ikintu cyashimishije mu kunyura muri ibyo bibazo byose, ariko byarangiye ari umuntu wubashywe. Hari n'ikindi yanavuze ati, kuba nicaranye na komando, twarajyaga ducakirana, ari kushakisha ashaka kugenda ngafunga, ariko ubu ngubu nicaranye n'umupolisi ukomeye. Ni ikintu cy'ishema kuri we, kandi ni n'ibintu yagiye yishimira. Ubuzima bwe bwaramushimishije mu buryo bugaragara. Umwana w'umuhanda kubona yavuyemo pasiteri ni ibintu bidasanzwe kandi utaranize. Ese wowe urumva wowe utagera ikirenge nko muki? Njyewe nakubwiye ko nanjye bitewe n'ibintu yagendaga dukorera,
sayizi ngiza bambona ntago bambona yuko ndi marine kandi ntabwo babona ko nanjye ubuzima bwancanze uko yagiye atera ikirenge mu cy'Imana nanjye nagiye mugenda mukurikirana angira inama nanjye nagiye ntera ikirenge mu cye sayizi ngiza ubona ko ndi umusore ufite akazi nubwo nakorera menshi yego ariko ndakizera ko n'ibindi nzabigeraho urumva natangire kudufuka njya mu ndimu ubuzima bukancanga ngasubira mu muhanda nkongera nabona bitanu nkagaruka kuva muri ibyo ngibyo ubu ngubu uri gukora iki none aha ngubu tuvugana ko mbona usa neza kandi ufite n'umubiri mwiza sayizi ngizi rero naje gukomeza ndakora nibyo nakubwiraga nagumije gushakisha ukuntu nanjye nazabaho ubwo urumva ibyo byose nabigeragezaga bikanga nkamuhamagara ngo ati se pasite kwe iyo mafaranga mbona niyo ngerageje kuyagira ikindi kintu nyakoresha ko byanga ubwo rimwe kunywa ibiyobyabwenge bikananira nabibura umunsi umwe nkarwara yayandi nanacuruje nayo nkayabisubizamo ariko ubu ngubu ndashima ubu nanjye meze neza urabona ko ntabwo ngikoresha ibiyobyabwenge noneho arangije avuga ati ko polisi se mbana nazo ubu ngubu akazi uri gukora ubu ngubu ni akahe ubu ngubu natangiye ndi umwajenti wa MTN ndakora rwose Imana impamo n'umugisha nza kuza kubona akazi ubu ngubu nanjye ndikorera mfite agashopu nubwo ari gato ariko kudukweto rwose ubu ngubu nanjye ndi umusore witeje imbere ni ibintu byiza cyane ibyo yagukoreye ese wowe hari abana ujya ukorera muri bike byawe ufite ubu ngubu hari abana ujya ubasha kuremera badafite kirengerwa badafite aho bakura ntago ndagira ubushobozi buhambaye cyane ariko ngerageza kwigomwa muri dukeya mfite kuko nkuko nawe yakoraga hari abakire baba bafite za miliyari ariko udashobora kubona yasangira n'umuntu wo mu muhanda hari abakire bafite ibintu byinshi udashobora kubona yagiye n'amaguru byibuze ngo anasuhuze n'umuntu babanye hari ikintu twasoza ntakubajijeho hari ibintu biri kugenda bivugwa cyane ngo ese ngura mupasiteri ngo bamutanzemo igitambo ariko ntago berekana bamutanzemo ibitambo ese biriya bintu bari kubikura wowe urabona ari byo cyangwa si byo reka nkubwize ukuri munyamakuru kuvuga ngo bamutanzemo igitambo sinjya mbyemera kuko niyo kuvuga ngo bamutanzemo igitambo Imana nimuzi aho yamukuye naho imujyanye n'ihaza rero abantu rero bareke gushyiramo abantu amagambo ngo ibitambo ngo ibiki igitambo ni kimwe n'icya Yesu nicyo gitambo gikuru nicyo gitambo kizima twemera n'ibindi bitambo byose ntago tubyemera ubwo rero twe twiziringira Imana ko yamujyanye ahantu heza Imana yamuhembye kuko rwose isezerano ngewe kandi nanjye musabira kuzagera mu bwami bwo mu ijuru hari ikindi kibazo kindi cya kabiri nagira ngo nkwibarize urabona hari umugabo umwe ku ma YouTube uvuga akanarebwa cyane ejo bundi yaravuze ati kubona umuntu w'umupasiteri ufite ubwenge kuba yareguye imodokari ya Karina akayerekeza mu Bugande ngo ntago byari byo yakoresheje amagambo atari meza ese nk'uriya mugabo wamuha iyihe manuro ku byo yavuze ese wamunenga cyangwa ni wamunenga njyewe burambasabye no kuzamuza n'uwo mugabo abanza nkamubwiza ukuri ntago ari Imana ntago arema n'urushishi ntiyarurema ibyo avuga ngo imodoka nawe hari ikizamwica nawe azakirinde kandi azapfa ndabivuze nawe hari ikizakwica kugira ngo ucireho umuntu iteka nawe ikizakwica ngo ugikureho ngo ugikureho niba ukireba buriya abantu hari igihe umuntu avuga kandi ururimi rurarema kandi imodokari yari yajyanye nayo yari yagezeyo ahubwo mu kugaruka nicyo kibazo cyavutse abasha kuba yakora agisida nk'uko yari no kwikorera hano mu gihugu cy'u Rwanda nyabuneka wowe wabashije kuba wavuga ayo magambo wisubireho ntabwo ari byiza reka umubyeyi wacu umubyeyi w'abanyarwanda bose agere mu ijuru amahoro kandi tukomeze tumusabire iruhuko ridashira aruhukire mu mahoro kuvuga byinshi duterana amagambo tuvuga ngo
ngo karina ngo ntabwo yari imodoka yo kujya hariya, imodoka yose ni imodoka kandi imodoka yose yakora impanuka, nawe watsitara ukagwa ugahita ushiramo umwuka. Ese twavuga yuko wari uri kugenda n'amaguru? Hoya ntabwo ariko bimeze. Dukomeza dusezerera n'uyu musore twasanze hano Nyabugogo ahantu akorera, twifuje kuba twaganira nawe. Hari byinshi Pasiteri Theogene yamugejejeho twifuzaga kumenya. Usezera ku bari baguteza amatwi n'amaso bari kukureba, wasezera uvuga ngo iki? njye ntago nasezera, nanjye ntaho impanuro abana bakiri mu muhanda. Mu buzima nabayemo nanyuzemo igihe kirekire cyane, naje gufata umwanzuro mbona ko bidakwiye, ngomba guhinduka kandi ngahindura. Naje kuza kubikurikira.